Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA. Ibihe byiza nshuti bakunzi b'ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA ku bufatanye na Minisiteri y'Ibidukikije. Mu kiganiro cya none tugiye kugaruka ku rugendo rwo gusana no gusubiranya amashyamba kimeza ya Gishwati na Mukura kuri ubu yahindutse pariki ndetse n'ibice biyakikije. Aya mashyamba hambere yari yarangiritse cyane, yototewe n'ibikorwa bya muntu bitandukanye birimo ubucukuzi butemewe bw'amabuye y'agaciro, imiturire, ubworozi n'ubuhinzi bukozwe nabi, gutema ibiti bigatwikwamo amakara no kubazamo imbaho, isuri ikabije yaterwaga no kudacunga neza ubutaka buhingwaho n'ibindi bikorwa bitandukanye. Kubera iryo yangirika, Leta y'u Rwanda ibinyujije mu kigo REMA cyo kubungabunga ibidukikije ndetse n'abandi bafatanyabikorwa yafashe umwanzuro wo guhagarika ibi bikorwa ndetse itangira kuyasubiranya. Muri iki kiganiro turagaruka ku rugendo rwo kuyasana ndetse n'inyungu zitezwe haba mu kubungabunga ibidukikije, guteza imbere ubukerarugendo ndetse no kuzamura imibereho myiza y'abahaturiye. Genda ijire ntaho batuye. Muri Gashyantare 2016, ishyamba kimeza rya Gishwati Mukura riherereye mu ruhererekane rw'imisozi y'Isunzu rya Kongo Nili mu ntara y'Uburengerazuba ryemejwe nka parike y'igihugu ya 4 yiyongera kuri pariki y'Ibirunga, Akagera na pariki ya Nyungwe. Ni nyuma y'imirimo ikomeye yo kurisana yakozwe na Leta y'u Rwanda ku bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye. Kuva mu ntangiriro za 2015 niho ikigo cyo kubungabunga ibidukikije REMA kibinyujije mu mushinga wacyo LAFREC cyatangiye imirimo yo gusubiranya iki gice cyari cyarangiritse cyane. Kubera iriyangirika rikabije, ubuyobozi bw'ikigo REMA buvuga ko yari impamvu ikomeye yo gusubiranya iki gice. Hari itemwa ry'amashyamba muri kiriya gice cya Mukura na Gishwati, hari ibikorwa byo kuhatura, hari ibikorwa byo gukoresha ubutaka nabi, hari ibikorwa by'isuri. Ibyo byose byaganishaga ku isuri, bituma rero REMA hamwe n'abandi bafatanyabikorwa na Minisiteri y'Ibidukikije, icyo gihe ari Minisiteri y'Umutungo Kamere, dufata iya mbere kugira ngo dufatanye n'abandi baterankunga dushake inkunga zo kugira ngo iri shyamba risubiranywe, ariko by'umwihariko hagarure ubwiza nyaburanga. Ikindi nanone turebe uburyo twateza n'imbere ubukerarugendo. Ishyamba kimeza rya Gishwati Mukura ryari ryarangijwe bikomeye n'ibikorwa bya muntu byagize n'ingaruka zikomeye no ku duce tuyikikije. REMA ibinyujije mu mushinga wa LAFREC ikabisana ishyamba n'ibice birikikije mu turere twa Rutsiro, Ngororero, Nyabihu na Rubavu. Ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro, kamwe mu tugaragaramo iri shyamba, bugaragaza ko ibikorwa by'iyangirika ry'aya mashyamba n'ibice biyakikije binashingiye no ku mateka y'igihugu. Hari abanyarwanda baje gutahuka bari barahunze mu myaka ya za 59 baza gutuzwa mu gice kimwe cy'ayo mashyamba ari irya Mukura ndetse na Gishwati, ariko muri ako kuyatuza igice kimwe cyaratujwe ariko ahandi hasigara hangizwa naho. Ku misozi ibiti byari byashizeho, ahacukuwe hari ibisimu n'izindi ngaruka zigaragarira amaso. Mu rwego rwo gusubiranya ibyangijwe haba ku ishyamba n'ibice birikikije, ikigo REMA cyo kubungabunga ibidukikije cyakoze ibikorwa bitandukanye binyuze mu mushinga LAFREC. Akaba ari umushinga ufite intego zigera muri 4 nkuru. Iya mbere akaba yari igamije gusubiranya iriya pariki ya Mukura na Gishwati, ndetse iganashyiraho ibikorwa remezo bigamije gutuma serivisi iriya pariki izatanga zibasha kugerwaho, cyane cyane iz'ubukerarugendo. Ikindi cya kabiri kwari ukugira ngo habeho ibikorwa byo gufata neza ubutaka bwegereye inkengero ziriya pariki dufatanyije n'abaturage bahaturiye. Nacyo cyari ikindi gikorwa cyari giteganyijwe. Icya gatatu
kwari uguteza imbere ibikorwa by'imishinga ibyara inyungu ku baturage begereye pariki kugira ngo barusheho kwiyumva muri pariki ndetse no kubasha kuyibungabunga neza. Icyo ni igikorwa cyari kinini kandi duteganya ko kizagira ingaruka nziza ku buzima bw'abaturage begereye iriya pariki. Icyanyuma rero nk'uko mubizi iriya ntara dukoreramo cyangwa se kari agace pariki iherereyemo kakaba ari agace kamwe guhura n'ibibazo by'ibiza. Ubu umushinga rero ufite indi gahunda yo gufasha abaturage bahaturiye mu bikorwa byo kurwanya ibiza. Ubuyobozi bw'ikigo Rema buvuga ko igihugu gishyira imbaraga mu gusubiranya ibice biba byangijwe mu rwego rwo kurengera inyungu z'igihe kirekire. Mu by'ukuri iyo turebye umuntu ashobora gutema igiti kimwe, bibiri, bitatu ukagira ngo birarangira mu gutema igiti gusa, ariko ingaruka z'igihe kirekire, ibura ry'imvura, isuri, inkangu, ibyo byose nibyo byangiza ibidukikije kurushaho, kandi byinshi ugasanga ntago ushobora no kubibonera umuti cyangwa se ngo ubibonere igisubizo uretse kongera gutangirira aho byaturutse, usubiranya rya shyamba, usibana hari ibyo binogo n'ibindi n'ibindi. Mu gusubiranya ibice by'ishyamba hakozwe ibikorwa byinshi binyuze mu mushinga wa Lafrec. Hatewe ibiti gakondo kuri hegitari zigera kuri 600 mu bice byari byarangijwe, hashyirwaho imbago za parike kugira ngo ritavogerwa, ndetse hakorwa ibikorwa byo kubungabunga ubuhumekero bwayo, kandi naho harazitirwa. Nka Mukura cyane, umushinga utaratangira kuhakorera wasangaga ibibazo bitandukanye by'abacukuzi bw'amabuye y'agaciro, usanga abaturage baryuzuyemo bacukura amabuye mu buryo butemewe, ariko uyu munsi ni ikintu cyahagaze, kandi noneho n'ibyobo byari birimo byinshi bikaba bimaze gusubirana aho hageze koko udashobora na hamwe no kumenya ko hahoze hacukurirwa n'amabuye y'agaciro. Icyo akaba ari ikintu ko kubona ari impact nini umushinga waba warakoze kugira ngo ubashe guhagarika ibyo bikorwa bitemewe. Ikindi nuko ubu ngubu aya mashyamba yashyizweho imbago zizwi ku buryo n'umuturage ukora ibikorwa amenya ngo ese pariki igarukira hehe, kandi noneho hakabona igikorwa cyo kubigisha kugira ngo bumve akamaro ka pariki, bya bikorwa byo kujya kuragiramo, bya bikorwa byo kujya guhigamo, ibyo gucukura, ibyinshi bigenda bihagarara kuko bamaze kumva akamaro. Umushinga Lafrec wa Rema ushyirwa mu bikorwa ku bufatanye n'abafatanyabikorwa bakora mu bijyanye no kubungabunga ibidukikije n'ubukerarugendo nka RDB, ikigo cy'igihugu cyo guteza imbere amazi n'amashyamba RWAFA n'abandi bafatanyabikorwa, ku nkunga y'ikigega cy'isi cyo kubungabunga ibidukikije Global Environment Facility n'ikigega gitera inkunga ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere LDCF. Iyi nkunga inyuzwa muri banki y'isi. Pariki ya Gishwati Mukura iherereye mu turere twa Rutsiro na Ngororero mu ntara y'Uburengerazuba. Iri ku buso bungana na hegitari 3558. Ubu ni ubuso bwose ufashe icyanya cya Gishwati kiri kuri hegitari 1570 n'icya Mukura kingana na hegitari 1988. Wongeraho kandi hegitari 962 z'ubuhumekero bwa pariki. Ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB kivuga ko pariki ya Mukura Gishwati ifite ubwiza nyaburanga n'urusobe rw'ibinyabuzima by'umwihariko. Iyi pariki ikaba ari inyongera ku hantu nyaburanga u Rwanda rufite hazinjiza amadovize y'ubukerarugendo, kandi hakagira n'inyungu z'abaturage cyane cyane abahatuye. Ikizakurura abakerarugendo cyane ni chimpanzee zirimo kumenyerezwa, twizera ko bizageza mu kwezi kwa mbere zishobora gusurwa. Hakabamo inkende twita golden monkeys zisangwa no muri pariki y'Ibirunga. Inyoni kubifuza kumva ishyamba kimeza uko rimera urigendamo uryicayemo, ni ikindi kizakurura abakerarugendo. Ni ishyamba ritoya ariko ryiza, kandi ikindi ni imisozi irikikije. Hazabaho ubukerarugendo bushingiye ku baturage batuye hariya, umuco ndetse n'ibyo bahakorera. Ibyo ni ibindi bizakurura ba mukerarugendo. Noneho akaba ari n'ahantu hari hagati ya pariki y'Ibirunga na Nyungwe ndetse n'ikivu. Ni ukuvuga ngo ikindi kintu gihari cy'umwihariko kitari muri pariki imbere ariko kigendanye n'aho ngaho ni ugutwara amagare. Ikindi nabaza hikinga cyangwa se ibyo twita guhikinga cyangwa se kugenda n'amaguru mu misozi.
ni ikindi kintu kizakurura abakerarugendo. Magingo aya ibikorwa by'umushinga Lafrek byo gutunganya pariki ya Gishwati Mukura mu rwego rwo kwimakaza ubukerarugendo buyishingiyeho birenda gusozwa. Ibikorwa remezo by'ibanze mu bukerarugendo birimo inzu y'icyicaro cya parike aho ba mukerarugendo babonera amakuru yose igihe basuye parike, inzu z'abacunga parike ndetse n'aho ba mukerarugendo bazajya baruhukira igihe batembera parike, baba bakoresheje amazu yubatswe base camps cyangwa se bakoresheje amahema biri kubakwa. Pariki ya Gishwati Mukura izafasha kandi igeze inyungu nyinshi ku baturage batuye mu bice biyikikije. Ku ikubitiro abaturage bagera ku 10,000 babonye akazi mu mirimo itandukanye yo gusana ibi bice. Aba ni bamwe mu bahawe akazi mu bwubatsi bw'ibikorwa remezo bijyanye n'ubukerarugendo. Byaradufashije cyane kuko ngubu iyo tudafite akazi hafi tujya kugashaka Igisenyi cyangwa Igoma cyangwa Kigali, ariko iyo bije bidusanga ngahano natwe dukora tunatanu mu ngo zacu. Mbona nzakarangiza narabonye igishoro cyo kwiteza imbere, nkaba nakora nk'ibindi, nkashaka nk'akabotike ngacuruza cyangwa akaresitora cyangwa nagura n'itungo nk'inka hajya mbona ifumbire. Kuri ubu kandi hari kubakwa inzu ku muhanda wa Rubavu Karongi Rusizi aho abakora ubucuruzi butandukanye n'ubukorikori bahaturiye bibumbiye mu makoperative bazajya bagurishiriza ibikorwa byabo haba ku bagenzi ndetse na ba mukerarugendo. Ko murabona namwe ahantu dukorera ntabwo habashimishije cyane nk'uko twaba dukorera hariya ku muhanda, bityo turamutse dukoreye hariya twajya tubona abantu batandukanye bityo n'abakiriya tugira bakiyongera. Aho dukura amata urugendo kugira ngo tuyageze ahangaha ku muhanda bidutwara umwanya, ni ukuvuga ngo imodoka yihagaze ahangaha akaba amata arangiye yarari ahangaha urirukanka ukasanga imodoka yagiye. Inyungu zo kubungabunga amashyamba ya Gishwati na Mukura ndetse n'ibice biyakikije ntizishidikanywaho kandi n'iz'igihe kirambye. Kuzisigasira bisaba gusigasira ibikorwa bigize isoko y'izi nyungu birimo pariki ya Gishwati Mukura ubwayo, ibikorwa remezo bishamikiyeho ndetse n'ibindi bikorwa byose byakozwe n'umushinga hagamijwe gusubiranya kariya gace. Ni nabwo butumwa ubuyobozi bw'ikigo Rema cyo kubungabunga ibidukikije buha abaturiye iyi parike n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze. Twatangiye hari ikibazo cyo kwigisha kugira ngo imyumvire izamuke, ariko ubu ngubu nyuma y'aho umushinga umaze imyaka ingahe ukora ubukangurambaga hari urwego rw'imyumvire abaturage bagezeho. Turasaba rero ubuyobozi bw'inzego zegerejwe abaturage ko nabo bakomereza aho ngaho bagakomereza ubwo bukangurambaga kuko kwigisha ni uguhozaho. Ikindi cya kabiri ni ugufasha gukurikirana ibyo bikorwa, byaba ibyo bikorwa remezo byashyizweho byaba n'ibyo bikorwa by'abaturage kuko aribo bareberera abaturage. Ibikorwa byakozwe muri uyu mushinga ni byinshi. Usibye kubungabunga ishyamba no kurisubiranya, abaturage barafashijwe bahabwa amatungo, bafashwa gukora ubuhinzi n'ubworozi mu buryo bunoze, ndetse habaho n'ibikorwa byo guhangana n'ibiza nk'imyuzure, hubakwa ibiraro no guhangana n'ikiza cy'inkuba bashyirirwaho imirindankuba cyane ahahurira abantu benshi. Habayeho kandi ibikorwa byo guterera abaturage ibiti, kubafasha kubyitaho ngo babone umusaruro mwiza ubikomokaho, imigezi irabungwabungwa mu kurwanya isuri n'ibindi bikorwa. Ibi byose byakozwe mu gufasha abaturage kugira imibereho myiza, aho batifuza kongera gusubira gushaka imibereho mu bikorwa bishingiye kuri parike byatumaga bahangiza bakanangiza n'ibidukikije. Ibi bikorwa byose nabyo tuzabigarukaho mu biganiro bya Rema bikurikira. Ibi wari ubizi se? Wari uzi ko mu bihe biri imbere iyi pariki ya Gishwati Mukura ishobora gushyirwa ku rutonde rw'ahantu hemewe ku rwego rw'isi n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburezi, ubumenyi n'umuco UNESCO, hagafatwa nk'ahantu habungabunzwe nk'umurage wo ku rwego rw'isi habumbatiye umutungo kamere w'ahantu, inyamaswa zituranye n'abantu. Kuri ubu inyandiko ibisaba yohererejwe UNESCO kandi u Rwanda rufite icyizere ko hazemerwa. Tugeze ku musozo w'ikiganiro Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije Rema ku bufatanye na Minisiteri y'Ibidukikije. Naho ubutaha. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije Rema.